Reka tubasuze kandi tubaha ikaze ku Isano News, Mama Mignone Official, Mama Nana ndetse nanone na The Voice TV karindwi. Imana ibaha umugisha ko mwakoze subscribe kuri izo channel. Nago ndi jyenyine mu kiganiro, ndi kumwe n'umubyeyi mwiza yitwa Nana. Ngewe nitwa City Hunter, ibintu byamaze kuba trebye. Mama Nana tuguhaye ikaze. Murakoze kumpa ikaze, Imana ibahe umugisha. Nyemerera ushimira abantu bamaze kubijana na bangahe kuri Mama Nana. Ubabwire ngo umunezero mwinshi cyane, ntabona uko ngereranya. Ndashimira abantu 105 bamaze kuma subscribe, ariko mbwira nabandi ngo kuri Mama Nana Official munyaruke rwose munkubite subscribe, like, comment and share. Nanababwira yuko izina The Voice TV ryavuyeho burundu ari Mama Nana Official. Mama Nana Official. Umubyeyi n'abandi babyeyi. Umubyeyi ukunda Imana n'abantu bayo. Ya Mama Nana rero tuguhaye ikaze, hari abatakuzi nubwo turi kuvuga Mama Nana wabibwira ubundi tugakomeza. Nitwa Mukazayire Devota. Wadusengera tugakomeza ikiganiro. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu uri mu ijuru, murengeze ubugingo bwacu turagushimye. Tugushimira urukundo dukunda, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye uburinzi bukomeye dushyiraho uko bwije nuko bukeye, no kuba twicaye hano nabyo Mwami turabigushimiye, kuko ni benshi bamaze kugera acecekerwa, ni benshi bamanitse amaguru kwa muganga bakoze impanuka, ariko Mana twebwe turi bazima. Turagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umwanya nk'uyu rero nyakuhora ku ngoma, akanya kose tumara imbere ya kamera kabe Mwami akanya kumugisha, kandi turakwinginze Mwami amagambo atakunejeje ayo yose akurweho mu izina rya Yesu. Satani n'abambari be batsindwe mu izina rya Yesu. Kandi n'ukuri ndasenze kugira ngo abantu bakurikirana ibiganiro ducisha hano kuri YouTube bajye bagirirwa umugisha nawe, kandi Mwami uduhe kubagiraho igikundiro mu izina ryawe ryera Yesu. Komeza kuba natwe muri byose, ibyo ushaka nidushima ubiduhera ubuntu kubwawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Ya Mama Nana tugiye kuganira rero mu kiganiro twise ngo baratwizeye batugisha inama. Ni nayo mpamvu iyo batwizeye tuzana abamama, abapapa bafite inararibonye muri ibyo bintu tukababaza, kandi bafiteho ubumenyi muri ibyo bintu. Yego. Hari umuvandimwe wacu aratwandikiye, ni umufiyemere ariko yabaye fiyemere bitewe n'uburyo bw'iyobokamana yagiyemo akiri mutoya mu buryo bwa deliverance. Baderiveye bakanaderiva hahandi tutari buvuge se. Aratwandikira aratubwira ati rero ndagisha inama, nari mfite umuntu unyoboye, si turi bwite umushumba cyangwa umwapotere cyangwa umuprofete, nari mfite umuntu unyoboye mu buryo bw'iyobokamana, tujyana ahantu mu masengesho, ambwira ko deliverance nziza yo kugira ngo mbone umugabo ari uko baryamana. Ngo niwe baryamanye bwa mbere, ngo bakiryamana ngo abamuteye inda. Ngo kandi bishop wo nguwo mumbabarire kumuvuga ngo arakomeye cyane. Aravuga ati se bibwire mama pasteur cyangwa mama bishop ko mbakikiriye umwana tibyaramukomerekeje cyane. Yego. Ndabizi uba mu matorero agiye atandukanye, n'ibyo wahuye nabyo, wabaye umudiyakoni, wabaye umuririmbyi. Uyu mukobwa w'Imana wahinduwe fiyemere yizezwa ko azabona umugabo, akahabyarira umwana, akaba atanazi se kandi agahora mu materaniro ariko akomeretse, turamugiriye ihena. Birasaba ubwenge. Ni ubwenge n'ubundi niyo mpamvu tuba twabasanye. Uyu mwana yarakomeretse, kandi nyangabirama nk'izo turazifite mu matorero atandukanye, mu madini atandukanye. Barimo bigize ba bishop, bigize abahanuzi, abajyanama, ukagenda umushyira ikibazo. Ibyo bintu bivuze twahoze tubivugaho kare. Ukagenda usanze umushumba ugiye kumubwira ikibazo wahuye nacyo, yamara kukwitegereza akavuga ati ariko buriya twaryamana, ati buriya imikoshi yose ufite ikakuvaho, akakuderivera deliverance. Ko Yesu ari uderivura koko. Aba bantu si n'uwo mwana erega, si n'uwo mwana baderivuye, n'abakuru barabibakora nka uwo mwana. Ariko gihe ikintu mbona
niba akikiye umwana wa bishop nagenda musange nagenda musanga amubwira ati muri ya deliverance wakoze dore icyavuyemo bari abantu bagira n'ubwoba gusa ikibazo nuko hariho abantu b'abakozi ba satani ashaka kugenda yamubwira ati dore icyavuyemo akamutera ubwoba akaba yanamugirira nabi kuko utinyuka gusambanya umwana nk'uwo nguwo no kumwica ni nk'ako kanya ariko ikintu nagira inama aho uwo mwana sinavuga se inama ya mbere kwari ugusanga bishop inama ya mbere kwari ugusanga muri bishop deliverance dore icyavuyemo ariko ashobora gusanga uwo mu bishop ari umukozi wa satani kuko dufite abantu benshi bita abakozi b'Imana kandi ari abakozi ba satani akamubwira ati humura ndagufasha yamara gusohoka agahita amwohereza abamwica bakamwica kugira uruhande tubangamiramo yego ahubwo dutanga inama tumubwira ati rero inama yari iyi ngiyi iyo nama tumuhaye inama ya mbere niyo nagenda asange bishop mu biro bye kuko sinamubwira ngo nashake mama pasiteri ashatse mama pasiteri yabashenye urugo buriya tujye tunamenya ubwenge nicyo yifuzaga akaba arakibuze oya mama pasiteri ashobora kubigira ibanga ntabisohore ariko bigakomeretsa mama pasiteri agakomereka urugo rwe rugasenyuka ahubwo nagenda asange bishop nk'uko yamusanze agiye kumuderivura amubwira ati rero bishop muri ya deliverance bimwe wankoreye ukankorera ikosa tukaryamana havuyemo umwana nguyu ndanamukikiye yego kandi nkeneye ubufasha bwawe yego nataba umupasiteri w'imbwa niko njye mbyita niko njye mbyita mu mbabarire ibyo bintu n'ububwa kuko umuntu yaguteye indangiza akaguhakana uwo n'imbwa rwose mbivuze kuri kamera ariko umuntu wakomeretse muri mu kimbo kimwe cyane tumugira inama kandi urumva natamubera imbwa azamubwira ati rero genda wihangane ukomeze ubigire ibanga nk'uko byahoze nzagufasha ibishoboka byose yego ashobora kumufasha tanto niyo nza akayimukodeshereza iyo ari umugabo muzima ufite amafaranga ashobora no kuyimugurira kugira ngo asibanganye ibimenyetso kugira ngo umugore n'itoro batamenya icyo gisebo icyo ni kimwe icya kabiri naramuka byanze akanga kumufasha azagenda yegera umugore yego umugore mama pasiteri amubwira ati jyewe nanze kwegera ribu kuko ribu yamufunga none naramusanze antera ibyatsi ariko bisaba kuba ufite ibimenyetso naramusanze antera ibyatsi none mama pasiteri nagira ngo wegere umutware wawe umuganirize kuri iki kintu mbese naba umugore mwiza nka Bigayirina n'abari azakora igikwiye nk'umugore mwiza agende yegera umugabo amubwira ati wakoze ibi ubikora mu buryo bubi none dore ingaruka zavuyemo nagusabaga ngo wegere uriya mwana ugire icyo ukora ubwo umugabo naba umunyabwenge akumva ko umugore yabimenye azacisha bugufi kuko buriya niba hari ikintu nabonye abagabo nk'abo b'abanyabwenge bazwi mu buyobozi akumva umugore we yamenye ikintu ntabwo ashobora gutera umugeri ntashobora gutera umugeri ahita avuga ati niba umugore yabimenye reka nkore ishoboka byose atandaburiza ndumva izo nama ebyiri arizo natanga izo zose iyo zinaniranye wiyambaza inzego za leta zikaba arizo zigufasha undi nawe ati sinuje singoheka ariko uwo mwana w'umukobwa ibitekerezo nizere ko yabyumvisha gutinya ngo pasiteri yamuvuma yamwegereye ntamwegere ibyabaye ubwo byarabaye kandi nanone akomeze no kubera amaso abandi bana b'abakobwa abasenyera bati uziterereza uriya muntu ni ikibazo kandi abantu bakora nk'ibyo bajye bisubiraho undi nawe sagoheka ngo yamenya ni mu gice cy'iyobokamana turi abantu ntibavuye ngo twabibasiye baratwizeye batugisha inama nicyo kiganiro turimo undi nawe ati singoheka nuye muri aka karere nagiye mbona poromosiyo nyinshi zigiye zitandukanye kubera umugabo wamaga poromosiyo yari yarabengutse umugore wanjye kandi uyu mugore wanjye
naramushaka yari inshuti cyane n'uwamaga poromosiyo nkava ku bwagira gutya ngera kuri paruwasi. abo ni abakozi b'Imana. tinza kumenya neza ko burya igihe nahari nagiye muri misiyo z'Imana kandi ari uwo patoro wanjye yanyorohereje ansigarira ku rugo. nje kubimenya nawe ati se ngo nzagende mwege ngo ati koko warekeye aho ese ndeka umurimo w'Imana cwane n'umupatoro wanjye kandi yangejeje kuri byinshi ndabyemera. Ti nubwo ndi umurokore nanga gutera induru ku mugore wanjye ati mba mbona karimo rwose nako nkanga gukoma rutenderi kugira ngo nazavuga bikagaragara nabi ngaragara imbere nigisha abantu kubana neza. Ti kandi rwose pe imyaka yo kurenzaho mbwira abantu ngo umugore wanjye ndamukunda yararangiye nagezaho muzinukwa kubera ikintu cyo kumenya yuko musangira na patoro wanjye na boss na patoro wanjye. Havuga ati se ko muganira mwumva mushimyeho mukavuga karengana abagabo bahura nako mukavuga karengana abagore bahura nako ati nge mwandenganuye mukanganiriza mukangira inama nta wundi mfite natakira. Uyu mugabo turamugiriye iyihe nama? Ko ari byose biriho gusa mu gihugu cyacu, ariko inama namugira inama nagiriye umugabo ni bosi we koko, ariko nubwo ari bosi ni umugabo mugenzi we, ni umugabo mugenzi we niyaminiye yishyiremo confidence, agenda abwire bosi ati bosi mfite amakuru atariho ivumbi, anyemeza neza ko tubivuge mu mazina, anyemeza ko undongorera umugore unyohereza muri misiyo warangiza ukansigarira ku rugo wambabari ukandekera umugore. Bosi buriya hari igihe abakristo dukora ibyaha ariko twabona akantu kadukebura tukihana, kuko mpera kuri Dawidi yakoze ibyaha byinshi nubwo Imana yamwishimiraga kubera iki? Yamwishimiraga ko yari afite umutima umenetse, yaregwaga icyaha ntasase imigeri, agahita avuga ati Imana ndi intumbi y'imbwa, mbabarira naracukosheje, mbabarira naracumuye, n'umutima umenetse Imana ikamubabara ikamukundira icyo. N'uwo mugabo rero abaye afite umutima muzima yaca bugufi akavuga ati mbabarira ntibizongera. Byananirana rero buriya hari ikintu nabonye Emi rwose ni ibikomere biterwa n'uwo mwashakanye, kandi umugore watangiye guguca inyuma akajya hanze nta cyubahiro aguha, ntabwo akubaha. Reka urumva uwo ni bosi we, hari utuntu amuhereza umugabo we atamuhereza. Ni ukuvuga ngo iyo bigeze kuri ariya meza ya gatatu hakagira undi utushaka akajya kuri ayo meza adasanzwe yajyaho, wowe wa mugabo uhuye n'ibibazo habaho comparison, habaho gukompara kanaka buriya bigenda gutya. Byo byose abo tuganiriza n'abantu bakuru bazi ubwenge, kanaka bigenda gutya bigatuma amuzinukwa cyangwa se yanabikora. Hari abadukurikiye barabizi yanabikora. Niba ari umugabo wanjye dusanganywe kugira ngo binyure binumve bisona neza muri njyewe nkakugereranya na runaka, nkumva ndimo ndabikora na kanaka kugira ngo basibize. Iyo byageze aho rero urugo ruba rwasenyutse. Uwo mugabo rero yamaze kumuhakanira akamubwira ati reka wasaze sinkurongorera umugore, none wowe usanga umugore wawe, akamubwira ati wa mugore we amakuru aya n'aya ndayafite. Ariko ubwo waregeranyije ibimenyetso ntabwo upfa kuvuga gusa ngo uvuge ngo wenda Devota yambwiye yuko uryamana na Pasikari n'urugero. No, gira ibimenyetso bifatika ubimwereka umubwira uti wa mugore we warakaye kandi hitamo yihindura intare kandi ariko wabaye uti na Bibiliya iravuga ngo tujye twemera ko zidutamba ku mutwe ariko ntitukemera ko ziduhagararaho.
hapana kwigira intare ngo usharire iyo werekana ukuri ukerekana ibimenyetso none se Yesu asanga abantu bacururizaga amatungo n'ibicuruzwa mu rusengero ntiyabimenaguye byose yigeze agenda ngo aravuga ngo none se ngo ko mucururiza mu nzu y'Imana ngo mwasohoye ibintu byanyu ntacyo yavuganye nabo yarasohoye kasiya agaragaza uburakari arasohora kuko byari indengakamere no mu rugo hari ibintu bibi indengakamere ibyo kuvuga nk'intama ukabireka ukavuga uti wa mugore nagushatse ngukunda wa mugore nagushatse ngo twubake urugo none reba ibyo utangiye dore ngibi niba n'amavideo yamwereke umubwire uturere uhereye none niba utarekanye n'uriya mugabo ndahamagara imiryango musende ku mugaragaro hari ibintu ngiye ntajya nemera kandi sijye jyenyine biriya avuga ngo mu idini ni ari mu idini sinzi nari no mu itorero kuko itorero mu mutima kuko ibintu byose byabaye amadini biriya ngo yaba tubyaye ngo tutabyaye ngo sinzamurenza abandi bagabo ngo tuzatandukanywa n'urupfu ngo cyangwa Kristo agarutse umuntu akubereye igihanda umuntu akubereye ihwa umuntu arakujoma mu gitondo na nimugoroba ngo muzatandukana na Kristo ngo muzatandukanywa n'urupfu ngo cyangwa Kristo agarutse umugore aguca inyuma mu gitondo na mugoroba ureba umugabo araguca inyuma ureba inzara igiye kukwicira muri urwo rugo nta rukundo rugihari harya ubwo nabampamara nkiyakuri hari akantu tumvishe gatoya kandi inama zirimo ndi kuzumva neza yego we urumva patoro we yaramwiyegereje cyane kera turi abayede twari dufite patoro avuga ati bariya ni imandwa zanjye yabaye nk'imandwa ye abanyarwanda ni icyo kinyarwanda nyine wa muntu w'imbere ku buryo umugabo aramutse avuze bigasakuza none se ntaraguca mu byo uvuga si ibyo umugani uvuga ngo ujya kwica ubukombara bwa Gaza aramwiyegereza nyine kugira ngo atamusobanukirwa atamenya amabakora none se umuntu ntabwo akwiyegereza ashaka kukwica uzareba umurozi yashaka kukwica abanza kukwigiraho inshuti magara ahubwo niyo mpamvu nibwo ikiganiro mperutse kuganiraho na mama Minyo nambwira ngo uyu muntu ambwiye ko ankunda ngo mbifata gute ngomba gushishoza nkamenya n'impamvu ambwiye ko ankunda ashaka kumbwira ko ankunda kandi ashaka kunyica n'uwo muntu rero kambana umugore akigomba gukambana umugore akamubwira ati iba urimo nutabihagarika edari niwe nashatse ntabwo nashatse boss mva kumugaragariza ko namaze kumenya ko afite ibyo apanga na boss boss reka kumvogerera hanyuma umugore yakumva akabireka atakumva hari amategeko amurengera yego undi wa nyuma tugana ku musozo mama Nana urihangana wowe batwandikiye ari benshi baratwizeye baratwandikira batugisha inama nawe uri kudukurikira tugisha inama jya muri description urasangamo nomero abariho utwandikira nuduhamagara ngiye abantu bibazajya bamamagara nyandikira message yawe ndi buyibone iyo nayibonye ndavuga ngo okay Imana iguha umugisha kandi gukomeza nibyo biba byiza undi nawe baratwandikiye rero hati maze imyaka 3 nubatse tariko pe umunezero nagize nuwo muri resebusiyo Jesus barimo bararimba ngo take you road naho muri resebusiyo gusa aho niho ngo bakigerayo ngo umugabo yabanjije gutanga keya ngo arateka agira ngo nyine ari kubikora nk'umugabo uri guha keya nyine umugore ko abagabo bafite ibibazo mama Nana ati muri ibyo arakomeza agiye ku kazi igihe cyo kugera ku kazi ataje asanga umugore ngo niyatetse niyitaye ku nshingano zo mu rugo yarategereje ko umugabo nanone umugabo aza agateka buri yagize ngo mama Minyoni twaraganiriye ngo hari umugore ngo nimba bamwita nde ngo wiyicarira muri saro gusa akareba televiziyo hajyamo kubyara bigezemo urumva ari umugore mwiza kamemu yaranabyaye ngo nukuri umugabo yagiraga isoni zo kuba yatahana abandi bagabo ngo byibura ngo bajye kuganirira mu rugo abaratire madamu ngo ibyahi ku meza hehe ni wa mugore nyine ngo kandi inzu ni ngari irisanzuye urumva ngo ni umugore w'umunyamwanda reka rero umugabo bizamurye mu mutwe avuga ati rero nge nakuzanye kugira ngo umfashe dufashanye
nimba nagiye sinifuriraga urumva uwo mugabo niba namuterera ipasi iyo agiye kujya mu bintu bikomeye by'abasirimu ko akafite akazi gasirimutse niwe witerera ipasi urabyumva ubwo ni nawe ushaka abantu bamufurira cyangwa bagashaka ufura umugore ubwo ni umutako ati umukozi nawe ngo batazamutwara iki umugabo urimo urabyumva havuga ati ninyutse mvuga ku kibazo cy'umwana nicyo cyari gikomeye havuga ati njyewe umwana mwene ndi akiramo amoko nziranye n'abasinga benshi n'abega benshi n'abahindu n'ibiki n'abagabika hose turaziranye nyine yivuze mu moko ati wacu nitujya dusuzugurwa ati nimba uba ushaka isuku nawe ujye uyikora ufite abiri nkagira abiri tibamaranye imyaka 3 kandi ngo bashimye Imana mu rusengero batuye umugore n'umugore mwiza cyane wasanga ari n'umuririmbyi sineze abari imbere aho ngo sineze no kumureka ari imbijwi rya mbere anantona ngwiyo ngo umugore ubundi ikintu kibangame ngo akora w'ibyo ashaka kwa kubwati sheri ngeze hafi mfurira ko gashata reka banguka ukifurira navuga ati uyu mugore tumaranye imyaka 3 dufitanye umwana umwe tiko mujya inama marene rero yarabitubwiye nawe mama nana rero tubwire ko mujya inama ko mwatubwiye ngo tubizere tuyu umugore dukomezanye tinumva nafata imyanzuro ibi ese ko ataganirizwa akashyiramo ibyo bintu bya inaringe ndahangaha uyu mwene data wari ufite viziyo yo kuba umugabo ariko ukeye ufite ijambo mu rugo rwe turamugiriye ihe nama mwokagira Imana ngero ngendeye ku ijambo ry'Imana turi abakristo ngendeye ku ijambo ry'Imana ibintu ni bibiri uyu muntu uyu mugabo mu gushaka kwe ashobora kuba yarashatse atabajije Imana cyane ko mu byo twahoze tuvuga mu minsi ishize mu kiganiro twatanze hari ikiganiro cyavugaga umugore mwiza ntabwo umugore mwiza ari igihagararo ntabwo umugore mwiza ari isura si ya mataye tureba tuvuga umugore mwiza Imana iguha umugisha mukozi w'Imana rubizi ko afite icyaka abantu batwandikira haleluya bajye banatwandikira abana banjije kohereza aka kantu amina reka nkango numva uko Yesu agira neza uyu ni umuterankunga wa baratwizeye baratwandikira bamwita Isano News abantu banyarukiraho bakore subscribe uri kumva hari ibintu twavuze muri bimwe bituma abantu batandukana bakora divorce uyu musore ajya gushaka uyu mukobwa yarebye ikimero n'isura nekereza yuko hari ubanza batigeze bagira n'igihe cyo kuganira ngo amenye uyu muntu ninde buriya umuntu ugiye kumugira inama winjiye mu mizi mbanze kwinjira mu mizi kuko hari ibintu bitubaho twabyiteye kareba Devota nyiragakobwa nari keza nuba ariko uyu umaze gusaza nyiri mu myaka 20 nanjye nari mbyiziho ko ndi mwiza ukareba agasura rero tuvuga uti dore uyu niwe mugore ariko mwikwihutira kureba isura banza muganire mwicara ahantu munatumiza icyo kunywa umukobwa muzima umumenyera muri kwa gutumiza ibyo kurya n'ibyo kunywa urumva mwamaze kuba fiancé kwemeranywa ko muzabana murasohotse ntuzikiri mu mufuka wa sheri wawe utangiye gutumiza ibintu by'indengakamere uwo hita ufitiraho agakatoni ko atari umugore kandi ikindi hari umukobwa umusore agiye kumwerekana kwa nyirabukwe aragenda babategurira ameza bamaze kubategurira ameza batangira kurya no kunywa barangije kurya umukobwa yahise akora icyo yahise yandura ya masahani ayakuraho bari bicaye
ayajyana kubera ko atarahamenyereye ayajyana ku yandi meza yo hakurya asaba agatambaro araza arahanagura nyirabukwe ahita abwira umuhungu we umukazana n'uyu mama nana nzajya nkuzanira abakazana naho nanjye guha mama minyoni numva mama nana twahita dushwana naho wa wundi mujyana ugasanga ahubwo arimo aratuka abaseriveri ugasanga arimo aratuka abaseriveri abategeka ibyo bazana uwo nguwo umubona kare uwo nguwo ni ndi umusinga ndi umugesera atangira kwereka ubushizi bw'isoni kare wabireba ariko ndamukunda bino bizahinduka nzazahinduka ariko hari umuntu udahinduka niba ubwo muntu agera mu rugo yarabonye yarishimiye ikirori cyo wasanga no muri reception buriya atarabura umushiha mukubita ngo kira ko cyatindanya amakado iki ngiki kiri mu biki umuntu udashoboka kumubona kare ahubwo hari abagabo urukundo rwahumye umutima ati uko byagenda kose ariko uriya mugore ndamukunda nzamurongora kandi ibimenyetso bikwereka ko atari umuntu we wamaze kubibona ariko ukanga ugashinga iryinyo ku rindi ngo tuzabana deja byapfiriye hariya inama rero namugira aka kanya amahirwe nuko ari umukristo muri Yesu byose biremera nakubita amavi hasi ajya imbere y'Imana abwira Imana ati Imana ko ndi umukristo umugore nashatse akaba aririmba mu b'imbere n'urugero natanze akaba arimo muri worship team ari nawe wantona Mana wamfashirije umugore agahinduka kuko amasengesho ahindura byose amasengesho ni bombe atomike amasengesho ni kizimyamwoto amasengesho nk'uko buriya ngendeye kuri buriya Esther yasenze umwami akamutunga inkoni kandi atari mu gihe cye niko n'undi yasenga Imana ikagenda igakora kuri wa mutima wa mugore agahinduka adahindutse naho rero sinamugira inama yo gutandukana nayo kubw'indahiro yarahiye ntabwo namugira inama yo gutandukana nayo kubw'indahiro yarahiye ariko jyewe inama ntanga iyo ubonye binaniranye iyo ubonye binaniranye ukabona ni wa mugore ugoza ku rutoto ahubwo arakubuza nijoro nta joro uzajyamo hamagara abakozi b'Imana ubabwira uti giye nkurikije ibi ubaha ingingo zifatika nkurikije ibi uyu mugore ndamuretse yego hari n'igihe akora n'ibyo by'umwanda no kugusuzugura no kuguca inyuma birimo kuko umugore uguca inyuma n'ubundi nta kiba atagukorera niyo nama agiye natanga yego mama nana reka tugushimire yego urakoze cyane baratwizeye baratwandikira batugisha inama nawe igitekerezo cyawe ni wihebe nucika intege nubyihererane twandikire tuguha inama njye abantu bangeraho ndababwira ati humura komera bigenze gutya bamfite abantu benshi b'inararibonye tuzajya tugenda tubiganiraho tubagira iki inama nk'uko tuba dushaka ngo tugire umuryango mwiza kandi wishimye njyewe nitwa City Hunter aka Manu ibintu bimaze kubatirebye uyu ni mama Nana yabaha nomero ya telefone ubundi abamusaba ubujyanama akabubaha narababwiye ngo aba babyeyi dukorana abantu dukorana nta kintu tuba twabahaye nimba wagize amahirwe yo kumutega amatwi ukamwumva ukamukuraho ubumenyi hari abantu bakunda gusoma ibitabo bakunda kumva uyu muntu ntukamuhamagare udafite agahinda kugira ngo akakumare akugira inama ntukamuhamagare kandi udafite ese turaryita udafite ishimwe ikintu cyo kumushimira ati wamaye umwanya wanjye uranganiriza ese wakoze iki kuko nta kandi kazi aba yaguhaye umwanya nomero ya telefone mama Nana official 0788 25 66 54 Imana ibaho umugisha abajye babikora nago mwebwe mwiriza ngo mubone amafaranga bajye babareba bavuga ati wa mubyeyi uwundi mwenda uzagarukana mu kiganiro ninjye uzawugura amina Yesu aguhe umugisha haleluya.